Alleluia, alleluia, agemondo nyagasani. Alleluia, alleluia, agemondo nyagasani. Ijambo ryawe nyagasani, rihoraho iteka ryose. Nibwo buzima buhoraho, buhoraho iteka ryose. Alleluia, alleluia, agemondo nyagasani. Gusoma Bibiliya ku buryo burambuye, igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 47, none tariki 27 z'ukwa 10, 2022. Nuko Yozefu ajya kubimenyesha Farawo ati, data n'abo tuva inda imwe baje bava mu gihugu cya Kanahani, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibyo batunze byose, ubu ari mu karere ka Gosheni. Yozefu yari yarajyanye na bene se 5 abasohoza kwa Farawo. Nuko Farawo abaza abavandimwe ba Yozefu ati, umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati, abagaragu bawe turi abashumba, twe kimwe n'abasokuru. Babwira kandi Farawo bati, twasuhukiye muri iki gihugu kuko amashyo y'abagaragu bawe yabuze urwuri. Inzara iraca ibintu mu gihugu cya Kanahani, none turagusaba ngo wemerere abagaragu bawe gutura mu karere ka Gosheni. Nuko Farawo abwira Yozefu ati, so n'abavandimwe bawe baje bagusanga. Igihugu cya Misiri ni icyawe. Uhe so n'abavandimwe bawe ahantu harusha ahandi kuba heza, nibature muri Gosheni. Kandi niba hari abo uzi mu bo babishoboye, ubagire abashumba b'amashyo yanjye. Yozefu yinjiza se Yakobo amushyikiriza Farawo, nuko Yakobo asuhuza Farawo. Farawo abaza Yakobo ati, umaze imyaka ingahe? Nuko Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka maze ngenda ni 130. Iyo myaka yanjye ni mike kandi nayigizemo ingorane, nta nubwo igeze ku myaka basokuruza bamaraga mu ngendo zabo. Yakobo asezera kuri Farawo, arikubura aragenda. Yozefu atuza se na bene se abakebera isambu mu karere ka Ramusesi, aharusha ahandi kuba heza muri Misiri yose, uko Farawo yari yabitegetse. Yozefu agenera se ibizamutunga, abigenera bene se n'inzu ya se yose, akurikije uko abantu banganaga. Inzara yiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Mu gihugu hose bari babuze icyo barya, kuko inzara yacaga ibintu, bigatuma rubanda bahondobera mu Misiri yose no mu gihugu cya Kanahani. Yozefu akoranya feza zose zari mu gihugu cya Misiri n'izavaga mu gihugu cya Kanahani, izo bahahishaga ingano, azohereza mu ngoro ya Farawo. Feza zose zari mu Misiri n'izari mu gihugu cya Kanahani zimaze gushira, Abanyamisiri bose basanga Yozefu, baramubwira bati, duhe icyo kurya, ese tugwe mu maso ko nta feza tugifite? Nuko Yozefu arabwira ati, munzanire amatungo yanyu, niba nta feza mugifite, ibyo kurya ndayibaguranira mu amatungo yanyu.
bazanira Yozefu amatungo yabo, nawe abaha ibyo kurya akurikije ikiguzi cy'amafarasi, intama, ihene, inka n'indogobe. Abaha ibyo kurya uwo mwaka wose abiguranye amatungo yabo. Umwaka urashira, ukurikiyeho barongera baramusanga, baramubwira bati ntacyo dushobora guhisha databuja, rwose feza zadushizeho kandi amashyo yacu yose yabaye aya databuja, ntacyo dusigaranye twazanira databuja keretse twebwe ubwacu n'ubutaka bwacu. Ese tukugwe mu maso? Ubutaka bwacu ntacyo bukitumariye, tugure twe n'ubutaka bwacu, uduhe icyo kurya, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Maze ariko uduhe imbuto kugira ngo dushobore kubaho twe gupfa kandi n'ubutaka bwacu bwe kurara. Nguko Yozefu yaguriye Farawo ubutaka bwose bwa Misiri, buri Nyamisiri wese yagurishaga umurima we ku mpamvu y'inzara yari yabatangatanze. Nuko igihugu cyose gihinduka icya Farawo, naho rubanda bahinduka abacakara be, kuva ku rubi rw'igihugu cya Misiri kugeza ku rundi. Keretse ubutaka bw'abaherezabitambo bwonyine bwo Yozefu ataguze, ko Farawo yari yaciye iteka riberekeyeho ngo abaherezabitambo bazajya batungwa n'ibyo Farawo yemeye kubaha. Nicyo cyatumye batagurisha ubutaka bwabo. Hanyuma Yozefu abwira rubanda ati, noneho ubu narabaguze, none ubutaka bwanyu muri aba Farawo. Muzahabwa imbuto kugira ngo muhinge ubutaka bwanyu, ariko mu byo muzasarura muzagomba kujya muha Farawo umugabane wa 5, n'indi migabane uko ari 4 ibi yanyu. Muyikuremo imbuto n'ibibatunga, mwe, imiryango yanyu n'abana banyu. Baramusubiza bati, waramiye ubuzima bwacu, dupfa gusa kugira ubutoni kuri databuja, tuzabacakara ba Farawo. Kubera ibyo Yozefu ashyiriraho itegeko rigenga ubutaka bwa Misiri, kugeza na magingo aya umugabane wa 5 uhabwa Farawo, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo nibwo butabaye ubwa Farawo. Yakobo asaba guhambwa hamwe n'abasokuruza be. Isirayeli atura mu Misiri mu karere ka Gosheni. Abayisirayeli bungukirayo ibintu, barororoka ba benshi cyane. Yakobo amara imyaka 17 mu gihugu cya Misiri. Iminsi yose Yakobo yabayeho ni imyaka 147. Isirayeli yumvise ko igihe cye cyo gupfa kigeze, ahamagara umwana we Yozefu, arambwira ati, niba unkunda koko, shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire ubuntu n'ubudahemuka, unsezeranire ko utazampamba mu Misiri. Nimara gusanga abasokuruza, uzamvane mu Misiri maze umpambe mu mva yabo. Aramusubiza ati, nzabigenza uko uvuze. Maze ariko Yakobo abikomeraho ati, ndahira. Yozefu aramurahira, nuko Isirayeli yunama ku musego amushimira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Hari ubusobanuro bwatanzwe kuri uyu mutwe wa 47, murongo wa 11 mu gihugu cya Ramusesi. Niko kera bazita igihugu cyegereye icya Gosheni, Farawo Ramusesi amaze kubaka umurwa we, igihe Abayisirayeli biteguraga kuva mu Misiri. Reba Misiri 1:11. Ikibero cyanjye 4:7 murongo wa 29. Baratuba ngo ture mu nda kabiri, uyu n'ubusobanuro. 4:8 umurongo wa 1, abahungu be bombi ba Yozefu, umusaza Yakobo ashaka kumuha umugisha, ni ibyejo. Tumaze kumva rero uyu mutwe wa 47 w'igitabo cy'Intangiriro. Ni umutwe utwibutsa nyiri ukuntu umuryango w'Abayisirayeli watuye mu gihugu cya Misiri,
ukuntu wagize ubutoni, ukuntu Yozefu yari nyarwenge mu kumenya kubaho. Nge numvishe n'ukuntu aho byavuye ko ubutaka bwose wari ubwa leta n'abaturage ari aba leta, ntabwo ari iby'ubu gusa, ndumva no mu misere ko byari bimeze. N'ubundi mbona uko tubaho tumeze nk'abaguzwe, tugahora dukorera leta ahubwo tuyitura amaturo neza neza. Ndabona muri Bibiliya ntacyo badasobanura. Yozefu rero yaguze ubutaka, Abisirayeli basigaye bumva rwose ari ab'umwami. Nta kuntu Yozefu atari gukundwa na shebuja, kuko yamuberaga hatari. Iyo bavugaga databuja ntibatandukanyaga Farawo na Yozefu, wasangaga kuko hari igihe umuntu agushinga ikintu ariko ugahita ushyiraho gushaka kwawe cyangwa ntugitunganye neza. Ariko mbona ukuntu Yozefu yabaye umutware ujye urebera igihugu rwose ntacyo asubije inyuma. Yakobo akomeye rero ku muco wo kuzahambwa mu mva y'abasekuruza be. Yozefu arayimurahiye. Tuzakomeza twumva ejo Yakobo umugisha abahungu bombi ba Yozefu. Bifuje rero umunsi mwiza. Twatangiye ku mutwe wa mbere, dusigaje imitwe 2 gusa, twatura 3, twaturangije igitabo cy'Intangiriro. Mbega byiza, tuzatangira igitabo cy'imuka Misiri. Abagiye bakurikira bazaryoherwa kandi bazumva byinshi, nanjye ngenda nunguka byinshi mu kongera kuyisoma nigeze nisoma kera. Mugire umunsi mwiza. Turangamire nde muri ibitabo ni Yozefu no kurangiza neza inshingano ze. Inshingano yose ufite, kabone yaba ari kwita ku cyumba cyawe, niyo ko ari gutunganya aho utuye, inshingano ufite mu kazi kawe, mu kwita ku bana wibarutse, ubikora neza, ukorera nk'Imana nk'uko Yozefu yarangizaga neza umurimo yari ashinzwe. Misiri Imana ikamuha umugisha. Kristo niwe nzira n'ukuri, ijambo rye rihoraho. Niwe rumuri rudashira, ijambo rye rihoraho. Aleluya, aleluya, habwe impundu Nyagasani.